waje mu rugo turaziranye twariganye donc aza mu rugo bisanzwe nk'umuntu ufite mu rugo ariko yambwiye nkuru ntumiwe yakomeje n'iki numvise nagize ubwoba atari none umutipe yambwiye ngo umupasiteri wamuhaye amafaranga ngo yice umukozi w'Imana kwaciye nagize ubwoba atari njye bibaze nawe pasiteri yahaye uwo muhungu amafaranga ngo ajye kwica umukozi w'Imana mwese nabyaye abasabazimu baje mu itorero we pasiteri muzima twahubwo abagore b'abapasiteri mwarinjiriwe ntibiramenya kuki pasiteri muzima mana mbabarira raki utabivuga nkumva umuntu ndanamuzi mbabarira sura cyane taraki iki uheruka inzira muke ntabwo nitwarake ntako none byari iryo mu Bwana musigaye mwendura amazina nk'abahindura imyenda ngaho mbwira rero ubu nsigaye nitwa Nida we Nida ikigo gishinzwe irangamuntu iterambere iryo ryaransize ndacyitwa Rusi ako Rusi ni sawa naryo ntacyo ritwaye muri Bibiliya ndaryemera cyane rwose hanyuma rero ngibyo ngo by'abarakoresha aho ngaho nakumva umva iminsi nazamutse n'igihe nataye ngo ngeze akanyarira muri iyo misozi ngo ngiye gusenga ngo ngiye mu mazi umva uwahingarurira abundi yarangiza akanyereka inzira umva ntabwo nakongera kubura ubwenge pasi nukuri kose umugore wanjye arashonje n'abana barashonje babuze ibyo barya reba ubu nicaye kuri iyi nzira nabuze ikintu nakora nabuze nibura nabonaka ibintu y'igihumbi pasi tuza mubwire ngugire inama rukundo umva neza urabona mu rusengero ni wowe mu bagabo twemeraga ko binjiraga mu bintu by'Imana cyane ndetse baragutanze umukandida wo kugira umudakuri mukuru ariko reka mubwire kujya gusenga ntabwo tubyanze kujya mu misozi ntabwo tubyanze ariko ukabijyamo caho ufite ubwenge kuri ubona tujyayo gutya ni ukugira ngo abantu ducishamo ijisho naho ubundi twebwe turakora urumva ijambo ry'Imana avuga ati umubya kura nakarye urumva neza ngaho mbabarira umbwire nuko uwo musore rwamubwiye ngo ikirere yenda yamubwiye ngo kuko we yambwira nako nari nkubwiye ko ari pasiteri ako ntabwo nyine nawe yambwira yanze kumbwira niba ari aravuga ngo ariko ngo nabonye ameze nk'umupasiteri nanjye ndavuga ariko amubaza izina arambwira ntabwo ageze arimbwira ahubwo njye nahise njya gukeka ni runaka niyo mpamvu buranje ndi kuvugishwa ati ni pasiteri nizere ko atari pasiteri kuko buri abapasiteri umva ni abantu basize amavuta basengeye ku buryo ntashobora kumva ko yaha umuntu misiyo yo kwica undi muntu n'ukuri kw'Imana kuzajya dusenga isi yarahindutse ariko se ni ugusenga gusa ubwo we none namubwiye ngo uramenye utazica umuntu uzi ko ashobora kwica umuntu bikamukurikirana mpaka umva mbabarira niba uwo muhungu umuziranye ukaba ukunda kumubona ugenda umubwira uti mbabarira amaraso arahorwa ntakajya akinisha amaraso y'umuntu arakurikirana ubundi se aramwica amubaza iki umva amuziza hadi yizise niba ari ivugabutumwa kuko ni umukozi w'Imana uwo bashaka kwica kandi urabizi muri iki gihe abantu ntibagikenera bababwiza ukuri uwiteka ni ukuri uwiteka rero ibi bintu pe ntabwo nshaka kuzumva iyo nkuru ivuga ngo umukozi w'Imana ngo bamwiciye aha n'aha sinzi nta nubwo nshaka kubyumva yabimbwiraga ndakanyica ndavuga ariko Mana nahise igeze biranshanga nabuze ati se nk'ubu reka njye kubibwira mama pasiteri noneho nawe umbwire n'inama wari kumuha umva ndakubwiye niba musanzwe muvugana please mbabarira ushaka uwo muhungu yaba ari amafaranga yari buronkemo nzi neza ko atakora iyo misiyo ku buntu niba ari amafaranga yari buronkemo uwo muntu napfa ubugingo bwe buzamukurikirana nambabarire rero mbabarira ubijyemo uhagarika uwo muhungu
misiyo ataba ari no hafi kwigeraho sibyo mbabarira ndakwinginze kandi nta nubwo ndi bugufata umwanya umbabarira ugenda umushake amaraso y'umuntu ntago ari ikintu usiko nahise mugana no mu mwobo bamusangamo oya ni ukuri kubyumva birababaje mbabarira pe umva imana nitabara abantu gusa kuko naho ubundi bitabaye ibyo turandagaye amatorero gusa abe yambaye costume ariko atari umupasiteri. Cecile amakuru iminsi myinshi kugira ngo sibaye myinshi kutakiboneka ku murimo w'Imana Cecile ariko kuko ntago mubizi byanjye ibyawe ntago ko umugabo yabuze yirukanka ku kazi oya ntago ari ibyo ngibyo gusa ese n'umuziko nawe mu byo gusenga asigaye anabimbuza oya mbese rukundo nzi wakoraga umurimo w'Imana atubwiriza naho byageze aho noneho bukuza no kuza gukora umurimo w'Imana niyo mba naje burya mba namwihishe genda nkwepa gutyo ariko ugomba gukomeza ukaza namwihishe ariko ukaza ugasenga nubwo twaguha isaha imwe ugasubira mu rugo nawe wenda ntabimenye ariko ukamubera amaso niba we ubona asa nkaho yacitse intege yaracogoye. kandi ikindi cya kabiri kwihirana ibibazo ntabwo ari byiza turafatanya amasengesho tukaba twasenga ukaza ukatugeza imbere icyifuzo tukagisengera byaba na ngombwa tugafatanya natwe tukagiheka. yego nibyo kandi ukuri mugize neza n'amasengesho yanyongeraho ariko ntabwo babyoroshye urumva ko wasigaye ashaka no kuba yanarwana yambuza kujya ahantu hose hajyanye no gusenga urumva ko byoroshye ariko ikiza nuko baboneka ku murimo w'Imana ibyo tukabiganira tukanabisengera haba hari n'ufite ikintu runaka akakiguha kuko biragaragara uyu munsi ashobora kuba ari wowe ejo akaba ari njyewe ntawamenya gusa nawe ntawamenya burya Imana isiba akayira yafukuye akandi ushobora kuzasanga rero nahari ukuntu Imana irimo kumutegurira ikizamutunga. Pastor nta kuntu nari nagerageje mbona n'akazi njya mu kazi kandi nagakoraga neza urumva ariko baranyirukanye ubu nabuze indi nzira. Pastor mbwira nakora iki? Impamvu bagukuye ku kazi basanga akitwaho nyarisha ubwo no kubuja mwaganiraga neza ubundi umva tuganira neza ushaze kuvuga niki abarakora ibiki giye ntabwo batemumva neza icyo bashatse kuvuga nkanjye umushumba umuntu ugukoresha gutyo uramwegera ukamuganiriza mugahora ahantu mukaganira neza ukamwereka yuko nawe uri umugabo. Pastor ushatse kuvuga ko natinyuka mabuja menya ubwenge rukundo Pastor menya ubwenge ariko nshobora kuba koko narabuze ubwenge Pastor ubu wakansubiza nabyo nabikora nanjye maze kumera nabi umva Pastor umva ikintu cyose cyashoboka nagikora ngewe ikintu cyose gishoboka Pastor nagikora ariko nkabona amafaranga simbona umwana wanjye abana banjye batagaciro n'umugore wanjye nakundaga ariko ubu nagikora basi mbabarira nce muzihenzi mbabarira umbwiye reka mubwire bose ko nahise nkeka mu mwana ariko reka dusenge ntabwo byoroshye umva nidambabarira ni ukuri genda gusabye ngo uwo muntu mukurikirana kandi nutamukurikirana waje kungisha inama nk'umuntu unyizeye sibyo ndakubwira gukurikirana uwo musore ayo maraso y'uwo muntu atazamubaza nibyo kandi nawe ugomba kumubera amaso ukaza tugasenga twamara gusenga ibindi Imana ikazabikora. nta muntu yemerera kuza mu none se urava ku murimo w'Imana urava kuwiteka ujye hehe? Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ese mwamvaho mukajya hehe? Hari ngewe ufite amagambo y'ubuzima birumvikana John ariko ikibazo kimwe ngiki nta muntu agyemera kuko azamugura ngo dufate dusenga kandi no gutirimuka mu rugo ntabyemera ngo mbe nagenda gusa nanjye ngenda ncika intege ariko uwiteka azamuza ambereye amaso ndabizi naho rukundo ageze akubuza kuza gusenga uvuga iby'Imana akabutarutsa ari wabitubwirizaga iminsi iragoye koko byangoye ariko nta kundi. Cecile ihangane ariko reka tugabane hanyuma nawe ujye kureba icyo waha abana wenda ubutaha ariko dusezerane ubutaha uzaze dufatanye gusenga Imana siko bimeze. ngaho rero shyikira ayanga nsigaranye ndibuze kuyagenda nguremo akantu kumana tugomba kubana mu bibi tukabana no mu byiza niko ijambo ry'Imana ritubwira. none bumugisha no ukuri nanyurahiye umva nkubwire nimba ushaka yuko ubana amafaranga ushaka kumugira inama gutyo
uzaze ubanza unyicaze kwa nuza hararuguru hamwe banywera akantu urumva nta jambo shaho rimanukira ubusa urumva ukubona yuko nk'abashoma nkatwe tuba dufite icyaka uzanyicaza ungwira agacupa niyo kaba kamwe urumva neza ariko pasta urumva udatanye no kunshinyagurira ariko wamunga ese ubundi ndabona barananutse ese ubundi agafuka kasima kurusha ibirosha ko reba ndabona unafite na bibiri rwose ntacyo bigutwaye uribona njyewe ubundi nari nzi ko bibiri giteye ubwoba umuntu ufite amanyanga nkawe atayitwara none musigaye muyitwara muriho neza njyewe mbayeho nabi numvaga gukora ikintu cy'icyaha kuvuga n'ijambo ribi mu kanwa kanjye umva nagira byampa umusaruro urumva ntabikora njyewe nkora ibintu nk'ibyo none ndabona ibyo uri kuvuga ari ukuri pasi nanjye kuri nyine ndeba aho nanyura reka mbe ngiye rero sha rero nida mbabarira nta nubwo ngwerekeza ngiye kumwitaho ntabwo niriwe hano ubu niko kanya nanjye mbonye kugira ngo mwiteho sibyo kandi ni ukuri yesa kugenda imbere umugore mwiza ni ukuri uba twibutse nibura ukibuka ko ntanakugira inama ubwire rero umva yesu arabakunda kandi imana ibaha umugisha mwakoze cyane nawe utagabanyije bayi mwanda mwiza sigira amahoro yego nawe imana ikurinde bebe ndumva n'umuriro wabaye mwinshi tujya njye kugushyiriramo igipimo nuko ndebe uko umuriro ungana n'ibyanga ndahamagara wa mudogiteri wacu sibyo nuko akwiteho aho tugende muraho neza amakuru muraho hari umuntu gushaka akagihutika aranshaka mujye mukomeza mwubahe mama niko n'ijambo ritubwira kandi murabyiga muri code dimanche ku cyumweru mujye mukomeza mwubahe mama ndetse na papa sibyo sawa murakoze ngaho genda yego yewe urakoze cyane imana iguhe umugisha yego ubwo nizere ko tuzakumana mu masengesho yo ku cyumweru gitaha nzagerageza yego murakoze sangwa reka tugende turebe uriya muntu ese ubundi ko mumusize mu rugo wenyine mwese mugatamuzi mwamuje kumbwira nuko tugere kubifungura ariko rukundo umwihana umwihana umushumba sha mwihanangiriza akira rwose ibintu uganiriye n'umushumba ahangaha navuga na gitoya aho nguwe nkorera iyo serivisi umva se sha ntabwo uzabura ubwenge ntabwo nakongera kubura ubwenge imana izaguta umva neza n'ubundi yarantaye kandi narayubahaga narayikoreraga pazi ni ukuri kose yaranjugunye kandi narayikoreraga nkumva ari njye wayikorera ubundi ujya wisiga amavuta aravuvutse mana yanjye nimba ubuze na gikotoro wabuze n'amamesa sha reka aho kugira ngo njyewe nisige amamesa nayarya mbonye nawe kurya nahita nyarya urumva pazi aho kugira ngo nisige amanuze ikibazo kabisa suko yareba yose sijya umva nsabye se wansabye igihumbi niyo mpamvu mwebwe ijambo ry'imana ravuga ngo usaba nabi uzapfa imbwa fata igihumbi wansabye ntabwo narwaye wasabye nabi basi iki gihumbi gisubirane umpe ibyo bihumbi bibiri wasabye nabi ndaguha bine pasi ngenda ndaguha bine oya pasi nayo naguha ahangaha harimo imvange genda urya imvange nta kibazo pasi urakoze